abareyo ndashaka kubakomeza nyuma y'uruvumbu mwakundaga cyane agiye. Impamvu agiye murayumva irumvikana, igihugu kiza imbere y'ikipe. Ekipe ntiyaba nziza ntiyaba idafite igihugu gitekanye kimeze neza. Ntabwo umuntu ashobora kuza kwirakw'iza inkuru mpimbano mpuha zo gushinja u Rwanda no kubigerekaho ibintu byo muri Congo, kubigerekaho incompetence, ukudakora kw'abayobozi ba Congo, ukaza kwikorera mu Rwanda rw'imisozi igihumbi rutekanye bene aka kageni. Icyo gihe ibyerekeranye n'ibyishimo by'ikipe biba bigiye ku ruhande gatoya, tukabanza tukarinda ubusugire bw'iki gihugu cyacu. Mukuru w'igihugu yavuze ngo iki gihugu cyacu gito cyitwa u Rwanda. Naranditse ngo ndamutse ndi Muhire Kevin nakomeza kwiyoroshya nk'ibisanzwe, ariko ku mutima ngashinjagira nisheja ndetse nkibaza niba koko abareyo bambona wese. Uti yego, Muhire Kevin ni igisobanuro cyiza cya umwana w'ikipe. Rayon Sports imurekura. Rayon Sports imurekura akeneye gutera agatambwe. Gusa nanone iyo bibaye ngombwa ko ahitamo imwe mu yino, navugaga amakipe yino, imwe mu makipe yino, umubyeyi wo kwiyegamiza mu gihe wenda akeneye ikipe yo gutuma yongera kugaruka mu bihe byiza, ahitamo ubururu n'umweru kurusha undi wese. Yes, inshuti za Lorenzo M4 ndizera ko meze neza kabisa. Minsi myinshi n'abantu banjye ndabakunda nkabakumbura, ndizera ko meze neza cyane kabisa. Ntekereza ko mwese muhise mubyishimira kubona tukongera kugarura ibiganiro kuri Lorenzo M4. Twe twaragize imbogamizi zitandukanye, ariko ibintu byose byavuyeho. None ko twagarutse ibintu ko bimeze neza cyane, ibintu ko biryoshye sana. Reka mbabwire inkuru nkeya cyane kabisa, nibanda ku bintu mukeneye kumva nonaha. Ibintu byakomeye cyane mu mikino, ibintu n'uburyohe cyane. Banze mbasuze rwose, nsuza abanyarwanda munkurikira mu rw'imisozi igihumbi mu Rwanda, mu ntara zose z'igihugu n'umujyi wa Kigali. Nsuze kandi abanyarwanda nabumva ikinyarwanda mwese mudukurikira muri hanze y'u Rwanda, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, the USA. Ndizera ko tugiye kongera kujyana umubano mwiza cyane. Wari jema gatotsi kubera kudakora ibiganiro byinshi hano, maze iminsi munyandikira message munkangura kabisa. Hanyuma kandi bwaba muri Canada, muri Europe, mu bihugu byinshi by'i Burayi, Belgique, France n'ibindi bihugu byinshi, n'ababa muri Amerika, maybe yepfo niba bahari, ndetse no muri Aziya, muri China, ndetse na za Korea n'ahandi hose hagiye atandukanye. Mwese rero mbahaye ikaze kabisa, ndizera ko meze neza cyane. Ndahera he? Mfite afere Luvumbu, ndaza kwigarukaho. Bigeze he Luvumbu wagizwe igikoresho cya politike na Leta ya Congo? Mbere na nyuma yo gutandukana Rayon Sports imeze bite? Ibuye ryagaragaye ritarica isuka neza. Afere Luvumbu mugiye kwimva gake nyuramo nihuta cyane, babwira aho bigeze nuko ibintu bihagaze. Naraye icyotezo umukinnyi witwa Muhire Kevin, nabonye reaction nyinshi cyane. Abareyo ngiye kubibabwira noneho mbareba mu maso, mbabwire Muhire Kevin niki muri Rayon Sports. Abareyo muzi icyo mufite muri Muhire Kevin. Abakunzi ba PRFC, abantu mutishimiye umutoza tayari foroje bigitangira, muracyamurakariye se? Ageze mu kwezi kwa kabiri hagati ataratsindwa umukino n'umwe. Sezo yatangiye mu kwezi kwa karindwi, akina imikino za Confederations Cup yaratsinzwe of course, ariko imikino ya championnat n'igikombe cy'amahoro ntaratsindwa umukino n'umwe. Icyo mufite muri foroje murakizi. Ndababwira utuntu turyoshye kandi tumeze neza cyane. Reka nkoresha iminota mike cyane. Iyi ni Lorenzo M4. Niba utarakora subscribe, niba utarabumwe muri twe kabisa, bikore nonaha ukanda aho hantu handitse subscribe, undi ibintu bigende neza cyane. Niba warakoze subscribe ntiwongere rwose, ibintu bimeze neza cyane. Wongeye kuhakora ubukoze unsubscribe. Murabona ko imbaraga tuzifite cyane. Nshimire rwose witwa Chita. Rwose twongeye gukora neza cyane, uri muramfasha kabisa, arimo aranka production, ibintu bimeze neza cyane. Chita Magic umuntu w'inshuti yanjye cyane kabisa, ibintu bimeze bon sana. Voilà.
reka mbere muri Rayon Sports umutoza witwa Yameni Zerifani muramuzi mu byukuri atoza equipe ya Rayon Sports mwaramubonye kabisa bakubitira equipe ya APR yayirashe ibitego bitatu nk'inkuba yayirashe ibitego bitatu kuri Super Coupe murabyibuka bitwa ba Charles Bare bavunderezamo nk'inshiri ibintu bikomeye cyane Yameni Zerifani byaje kugorana cyane abakinnyi ntibamwiyumvamo bacamo igikuba arabahana girute equipe bisa nkaho nta buzima ifite agira crise cyane birangira yisabiye gutandukana Rayon Sports Yameni Zerifani aragenda murabyuka ko Rayon Sports yasigaranwe n'uwari umwungiriza we yitwa Mohamed Wade nawe ubu ngubu mu byukuri umutoza mushya Julien Mete yaramwanze ntabwo bakorana ariko uyu mugabo witwa Zerifani murebe uburyo Rayon Sports ifata abantu ikabashyira ku ikarita nta muntu wanyuze muri Rayon Sports ngo ayibere imfura ngo ibintu byange kabisa uburyo yarashe equipe yitwa APR akayirasa ibitego byinshi ibitego bitatu kubusa kuri Super Coupe Yameni Zerifani ndakubwiza ukuri ameze neza cyane yamaze kubona ikipe yamaze kugirwa umutoza mukuru w'ikipe yo mu gihugu cya Nigeria yitwa USM Kenshela ni ya kipe uwitwa Imanishimwe Jaberi yagiyemo murabyibuka avuye muri Mukura Jaberi murabyibuka ava muri Mukura kabisa akajya muri Kenshela agahita amena umuceri akavuga uburyo kabisa equipe ya APR ibintu byagoranye cyane akavuga intege nke zirimo akavuga uburyo abanyamahanga muri APR nta kintu barusha abanyarwanda kandi ibintu yavuze byabaye byo kubera ko Jabene watangiye kumena umuceri avuga ati abakinnyi abanyarwanda bari muri APR twakinanye sezishize nabahanga cyane ameze neza uyu munsi witwa Benjamin baramwirukanye yaragiye toza yaramwanze rwose Benjamin yaragiye yaraguzwa ariko umutoza nyine yaramwohereje mu bigori Jaberi ibintu yavuze ava muri Mukura avuga kuri APR byabaye byo ko abanyamahanga APR yaguze mu byukuri tuvugisha ukuri uretse wenda nka Mbaoma ugerageza ariko abandi ntago bari ku rwego ruto rw'abanyarwanda cyane sinzi wenda nubwo nka Shaibubu akina neza ariko sinzi abafana ba PFC mu mbwire mubona Shaibubu hari ikintu gikomeye arusha Jaberi wari mu bihe bye byiza donc Jaberi mwiza mu bihe bye byiza mubona Shaibubu ku 10 hari ikintu amurusha gikomeye munyandikira hasi muri comments Yunusu yicaje uwo bita Benjamin birangira Benjamin agiye apa Masongwe ntashobora kwipima kuri babaka kuri wing ntibishoboka abanyamahanga ntabwo ibintu bikaze cyane ukureba niba isezo Thierry Froge na mugenzi we bazayikina bakabasoza badatsinzwe bagatwara igikombe cyangwa se bagatwara byombi ubundi bakazasinyisha abakinnyi bakomeye cyane bitegura imikino ya Champions League APR bigaragara ko ishobora kuzakina sezo itaha uyu mutoza Zerifani impamvu garutseho nuko yamaze kubona equipe nshya mu byukuri n'umugisha kubona equipe nziza yo mu gihugu cya Nigeria mu cyiciro cya mbere USM Kenshela ubwo rero no kuvuga ko equipe ya Rayon Sports yamubereye umugisha niyo kipe ya mbere abonye nyuma yaho mu byukuri avire muri equipe ya Rayon Sports Murera rero yitwaye neza cyane Murera ibintu birakomeye cyane ayayayaya Rayon Sports imaze imikino ingahe ya championnat itsinda ikinnye imikino ya championnat ine yikurikiranye itsinda kubera ko bakinnye imikino 5 uwa mbere bawutsinzwe na Gasogi bakigaruka muri retour ariko n'imikino yose ikurikiyeho ko ari imikino ine barayitsinze banatsinda equipe ya Police FC urabyumva mu gikombe cy'amahoro bateye agatambwe bagana muri kimwe cya kabiri kirangiza kuko umukino ubanza ku munsi w'ejo witwa Tuyisenge Arsene Tuguma batsinze cameraman undebere ko amashusho yanjye ameze neza 2024 tugomba kuba turi smart cyane izuba ntiringubite kabisa nubona biri ngombwa mpindure wala ubwo yemeze neza cyane here we go again ku munsi w'ejo witwa Arsene Tuyisenge n'uwitwa Bugingo ya Kim Sinabara no kuvuga capitaine Muhire Kevin bakunda kwita Runi bafashe equipe yitwa Vision yigiza karakagiye baratimbura Vision ne equipe ikomeye kubera ko ne equipe yasezere Musanze FC murabyibuka ko yanyagiye Musanze ibitego 4 kuri 2 kino banza 4 kuri 1 4 kuri 2 no 4 kuri 2 nibyo hanyuma Musanze batsinda 3 kuri 1 Musanze rasezerwa kubera ibitego byo hanze away goal murabyibuka oya away goal so mbivuze neza Musanze yakubiswe ibitego 2 kubusa yigiye gutsinda 3 kimwe irasezererwa
ekipe rero yasezereye Musanze nibyo umutoza Julien Mete yavuze, ekipe yasezereye ekipe yo mu cyiciro cya mbere ku mwanya wa gatatu, icyo gihe Musanze nyina ngo ahubwo ari niya kabiri muri icyo gihe. Vision ekipe iri stable ishobora kugiraho ingaruka cyane. Vraiment kuba Rayon Sports yitsinze ku munsi w'ejo, bravo kuba Rayon, no operation ikomeye cyane. Ni umukino wa mbere bakinnye nyuma yaho uwitwa Nzinga Luvumbu wari umaze iminsi ibere kuri mission zo gukwirakwiza inkuru za politike n'imyumvire ya politike, kampanye navuga ubukangurambaga mu baturage no gutandukanya abaturage bo mu karere siritu abanyarwanda n'abanyekongo byatangijwe n'abanyepolitike mu gihugu cya Congo ya President Tshisekedi, yaba bitwa ba Patrick Muyaya, ministre wa information, n'abandi bayobozi muri Congo benshi. Kampeni batangije mu by'ukuri yo gushinja abanyarwanda no kubatwerera ibibazo byose biri mu karere k'uburasirazuba bwa Congo. Inshingano za politike zananiye abayobozi bo muri Congo. Ruvumbu nawe akazamukira muri uwo mujyo akabigaragaza, naza kwabwira uburyo yakiriwe nk'umwami muri Congo, bisa nkaho mu by'ukuri bagiye gukomeza kumukoresha nk'igikoresho cya politike. Yageze Kinshasa yakiriwe na president donc ministre wa sport muri ministre muri cabinet, ministre wa sport yitwa Kabulo Mwana Kabulo. Bamufata amafoto arimo arakora bya bimenyetso by'ubusazi cyane mu by'ukuri byo gukwirakwiza inkuru z'impuha n'ibinyoma, byo gukavaringa incompetence y'abayobozi ba Congo. Bon, birasa nkaho no mu gihe kiri imbere rwose bagiye gukoresha uwitwa Luvumbu mu nkuru z'impuha, vuga ibintu by'ibinyoma, abeshyana bitangiye ibintu bitigeze bimubaho, avuga ko yafashwe nabi mu Rwanda, nyamara twese tubizi uburyo abariyo bamukunze bakamuha amafaranga bakamufata neza cyane kugeza igihe asubiriye iwabo muri Congo, habe n'umuri y'urwara, habe n'umubwiye nabi. Ariko muraza kureba inkuru z'impuha zigiye guturuka muri Congo bavuga ko Luvumbu nk'umukongomani yafashwe nabi. Ibyo ariko abanyarwanda bazi ubwenge, ntekereza ko nta muntu n'umwe uzabigenderamo, kuko tujya ku mastade, tubana n'abafana, tubana n'amakipe, turabizi ko Luvumbu ari umuntu abanyarwanda bafashe neza cyane, kuko nawe yatsindaga ibitego, yatsindiye Rayon Sports ibitego. Entre guillemets, ni umukino wa mbere Rayon Sports yari ikinnye nyuma y'iyi saga y'iyi affaire Luvumbu. Abantu bibaza ngo ninde uraza gukina ku mwanya we. Uburyo Rayon Sports yari ipanze ku munsi w'ejo ni ibintu wabonaga ari ekipe mu by'ukuri wibaza uburyo ibikine bikuyobera, nko kubona abakinnyi b'abaratero bane bari mu kibuga, waribazaga baraza gukina bate, kuko uwitwa Ganijuru yari mu kibuga ndetse na Bugingo Hakimu wari mu kibuga bakina umwanya umwe. Uwitwa Arsene nawe ashobora gukina kuri uwo mwanya, agahengekwa noneho mu buryo busanzwe muri iyi minsi, agahengekwa imbere ku ruhande. N'uwitwa Serumogo nawe yari mu kibuga. Luvumbu rero nk'uko asanzwe akina muri Rayon Sports, yarasanzwe akina muri Rayon Sports, ni umuntu wari usanzwe akina bisa nk'akina ku icumi nyuma y'umwataka, kuko yakinaga asa n'uri imbere gato yakana Mugereroje ndetse na Muhire Kevin. Ariko ubwo ejo Roje yari mu kibuga na Kevin yari mu kibuga, ahubwo uwitwa Kalisa Rashid yabaye nk'ukina ku munane, noneho Muhire Kevin akora inshingano ze n'iza Luvumbu. Nanditse post irimo amarangamutima menshi, kuko ngiye nkunda abakinnyi, nkunda umupira, n'importe quelle équipe. Abantu bakunda kunshinja ko nkunda Rayon Sports, of course ndayikunda, ariko nkunda na APR na Musanze FC na Mukura, amakipe akina neza yose ndayakunda pe. N'amagaju murabizi ko nkunda kuririmba indirimbo y'amagaju. Ngiye nkunda umupira, nkunda amakipe by'umwihariko, sinkunda amakipe nk'ama institution, nkunda abakinnyi n'imikinire myiza, abantu banansobanukirwe neza cyane. Muhire Kevin nabonye uburyo amaze iminsi akina, yatsinze igitego cyiza cyane, ibitego byiza amaze iminsi atsinda, uburyo yitwaye ku mukino wa Police FC wa championnat, tanga assist ku gitego, ngira ngo yakoze akazi gakomeye cyane ku gitego cya Rudasingwa Prince, kuko ni rebound shot rya Kevin. Et puis burya amaze iminsi yitwara mu by'ukuri ni message nandikanya amarangamutima, ariko abareyo nabonye bayakiriye neza cyane, n'abandi banyamupira cyane, kuko ntabwo ubuze ikintu ufite akenshi kugeza igihe ukibuze. Muhire Kevin yari vice capitaine wa Rwatubyaye yaragiye agenda mu buryo butanasobanutse, kuko yagiye asa n'ugiye mu buryo butemewe, ariko Rayon Sports inkoni zambira murekura aragenda, bamuha amahirwe aragenda, maze kugenda aratangaza
reka mbanze masomera message nanditse ku nkoranyambaga zanjye ku munsi w'ejo nimugoroba, nimara kwibasomera noneho mbabwira utuntu dukeya. Naranditse ngo ndamutse ndi Muhire Kevin nakomeza kwiyoroshya nk'ibisanzwe, ariko ku mutima ngashinjagira nisheja ndetse nkibaza niba koko abareyo bambona wese. Uti yego, Muhire Kevin ni igisobanuro cyiza cya umwana w'ikipe. Rayon Sports imurekura. Rayon Sports imurekura akeneye gutera gatambwe. Gusa nanone iyo bibaye ngombwa ko ahitamo imwe mu yino, navugaga amakipe yino, imwe mu makipe yino, umubyeyi wo kwiyegamiza mu gihe wenda akeneye ikipe yo gutuma yongera kugaruka mu bihe byiza, ahitamo ubururu n'umweru kurusha undi wese. Muhire Kevin ntazabyuka umunsi umwe ngo yisange agomba gutoranya hagati ya se na se wabo n'imfura imwe ingana na se. Aho kapitene yasuhutse, Muhire Kevin yambara igitambaro akayobora abakinnyi n'umukino, agatsinda ibitego, agatwara amanota, abareyo bakishima. Ngo aburane uruhembo, ngo asabe guhimbazwa atarasya ishwi. Ntuzamwumvaho abahihibikanira kuba mwiza ejo kurusha uyu munsi abahuze. Erega biranagayisha aho wakabaye ayoboye abandi abacamwe igikuba, akabanyambere mu kugurisha ibyishimo bigenewe benshi, ahunga ikigamijwe inyamara ibintu ari ibishakwa. Icyo mbaza abareyo bazi icyo bafite muri Muhire Kevin, ngo ahari bakibungabunge, bakivomerere akarorenzo, ngo bamutera icyotezo cy'ububane buhumura neza, maze nawe yicaze yombi yiyumvi wabo. Abareyo bansubize. Baransubije koko, haba kuri Twitter, haba kuri Instagram, haba kuri Facebook. Kuri Twitter nitwa ushaka kubona hando yanjye ni @ogalorenzo. Ira verifying ifite blue badge. Kuri Instagram ntabwo verifying ariko nabwo no kwandika @ogalorenzo. Kuri Facebook nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Page yanjye kurikirwa n'abantu barenga 27,000. Nizo platforms nkoresha. Bwo nabagiye banyitirira mumenye, harabambwira ngo hari abantu banyitirira basaba amafaranga, mumenye izo page zanjye zonyine. Ujye ubanza verify nyine umuntu ukwandikira donc kwari ngewe. Ngewe nta muntu nakwandikira musaba amafaranga kuko ndakora nafi. Oya. Nyine umuntu kwandikira gusaba amafaranga uhitomva nyine ko atari ngewe. Voilà. Reka nsesengure gato rero inyandiko nakoze ejo. Igika cyambere nibutsaga Muhire Kevin, abareyo Muhire Kevin ninde n'umukinnyi ukunda Rayon Sports cyane, akayitangira nta kintu na kimwe agamije uretse gutera imbere muri kariyeri ye. Kevin iyo urebye ibintu yakoze muri Rayon Sports, yajyanye nayo mu matsinda, yagize ute, ushobora gutekereza ko afite imyaka 30. Kevin afite imyaka 25, yatangiye kuba mwiza muri Rayon Sports akiri muto cyane. Nkavuga ngo ndamutse ndi Muhire Kevin, uburyo baha amafaranga abandi bakinnyi b'abanyamahanga bakoze neza, Kevin biragoye kumubona yagize match mbi. Kipe y'igihugu baramubona mu by'ukuri, baramuri organizinga, n'umukinnyi ingenzi cyane muri equipe nationale Amavubi. Mba mbona abareyo yego baramukunda ariko ntabwo bamuha agaciro, donc ntabamuha icyubahiro bamugomba. Ubona nyine umfata nk'ari ibintu bisanzwe cyane. Aramutse agiye nk'ahandi nk'hano mu Rwanda akajya mu yindi kipe nubwo nzi ko atabikora, nego mwakumva uwo mwari mufite uwari we. Sinzi niba abareyo mumuha koko respect mugomba. Igika cya kabiri navuga ngo Muhire Kevin
ni igisobanuro cy'umwana wa ekipe. Umwana w'ikipe ni wa mukinnyi mbere na mbere uba warayikuriyemo kuva mu buto, babita aba homegrown, hanyuma kandi byaba ngombwa ko ahitamo ekipe akinira mu gihugu, agahitamo iyo kipe mbere y'andi makipe yose. Of course mu gihe akeneye gutera imbere akabona ekipe nziza kurushaho hanze, bakamworohereza kumurekura, ariko igihe agarutse kwiroransa agahitamo nawe ya kipe. Niwe bita umwana wa ekipe. Umwana wa ekipe ni umukinnyi ushora imbere inyungu za ekipe n'ibyishimo by'abakunzi bayo kurusha uko ashora imbere ize bwite. Wa mukinnyi utakumva asakuza cyane ngo ntabwo twahembwe, of course agomba kurekera mu burenganzira bwe n'umushahara we, ariko hakagira uburyo abikora. Maybe akaba yabaza ubibaza ati ko tudahembwa bimeze bite, ariko ntajye kugumura abandi ngo uyu munsi ni bataduha akanyenyeri kacu ntidukina. Turabizi mu gikombe cy'amahoro zishize Rwatubyaye kapitene, murabyibuka, asa n'ugumura bagenzi be kabisa bakangukina match, bigasaba ko perezida wa Jean Fidel akoresha inama iremereye cyane akagira no mu itangazamakuru, ngira ngo yagiye kuri radio 10 avuga amagambo akomeye cyane kuri Rwatubyaye avuga ngo sinyandeba amazina, nta nubwo ari bukine natamanuka ihuye, ibintu biranakomera cyane. Muribuka kugira ngo bajye gukina ihuye, muribuka ko hari ingingo yatakambye arabitangira avuga ati mubareke nyaboneka ntimubahane. Kevin ntushobora kumwumva muri ibyo bintu. Inyungu za ekipe ni imbere, akanyenyeri ke akazakishyuza nyuma. Uwo bamwita umwana wa ekipe. Ikindi nakomojeho nyine nk'amagambo ejo bundi Rwatubyaye yatangaje avuga ngo Rayon Sports ni ekipe nziza, ariko habaye ngombwa ko APR ikinira hano, Rayon Sports igakinira hariya, najya kureba APR kuko APR nyifata nka papa, Rayon Sports nkayifata nka data wacu, nako nkayifata nk'umugabo wa mama, step father. Donc ni umugabo, ntago ari so wanyu, donc ni umugabo wa mama wawe. Musambane. Donc musambane. Urumva umugore ashobora kuba afite umugabo, donc umugabo ashobora kuba afite umugore ariko akabyara undi mwana ku wundi mugabo, cyangwa akabyara undi mwana ahandi. Uwo mwana yabyaye ahandi aba afite umugabo wa se ariko atari se. Uwo niwe Rwatubyaye yavugaga uko afata nyine Rayon Sports. Step father nicyo bivuze. Nta kuntu byari gushimisha abareyo, baramukunza abera kapitene, abamufata. Rayon Sports yamugaruye yavuye muri ikipe yitwa Shkupiyo mu gihugu cya Macedoine, yaje aravunitse, kipe imwirukanye, araza musinyisha amasezerano, amara igice cya sezo cyose adakina hembwa, yamamaza gusa, donc ibintu bitandukanye adakina. Ekipe igufashe ufite imvune, ibizi ko ufite imvune zikutazakina, ikaguha umushahara wa $1,200,000 ku kwezi. Bro, ushobora kubivuga wenda ukavuga uburyo wiyumva, wemere kwiyumvamo APR kurusha Rayon, it's alright, simbiburana, nta nubiburana, ariko ntabwo iyo kipe wayita umugabo wa mama wawe, ntabwo wayita ikisi. Hari ukuntu yashoboraga kubivuga akavuga ko wenda kuko yakiniye APR imbere, maybe akavuga ati APR ibyo yangejeho niyo yamaye amafaranga menshi, yangejeje kuri byinshi, ariko na Rayon Sports ibyo yangejeje akavuga mu buryo nyine bwa, donc burimo kudasembura abareyo, ariko ntabwo abareyo babyishimiye. Kevin arabizi ko Rayon Sports niyo se, ntafite base babiri mu byerekeye n'amakipe. Ibyo ntabwo ashobora kwivuga. N'abajenta bareyo mwemera icyo mufite muri muhire Kevin. Njya ku bibuga ndamureba akina, hari abantu bavuga cyane ngo Kevin ngo ubundi ngo yatugejeje kuki, mutajya no ku kibuga ngo murebe. Rayon Sports yatakaje abakinnyi benshi muri ukwezi kwa mbere, itakaje Rwatubyaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri, yatakaje se no mu kwezi kwa mbere, yatakaje Aruna Musa Majaliwa wanze gukina mu by'ukuri, yatakaje abakinnyi benshi, yatakaje Joachim Ojera. Rayon Sports yatakaje abakinnyi benshi, ubundi mu buryo buri logique bakanamugire Roger na ba Charles Bare, uburyo urwego bariho, yakaba ari ikipe itsindwa cyane, yakaba ari ikipe idakompeta
kubera abakinnyi yatakaje, ariko abahungu barakomeza ewana bakana mugere Roger ba Muhire Kevin ba Arsene credits kuri abo bakinnyi mu by'ukuri bakomeza kugenda bitwara neza, ikomeza kwigaragaza nk'ikipe ikomeye. Yatsinze Polisi muri championnat ejo bundi, itsinze Vision mu gikombe cy'amahoro, imikino 5 ya championnat ukaba barayitsinze. Hari akantu ngabo Robben yanditse, ngiye no gusoza navuze ibintu byinshi bivuze ngo APRFC yo ndayivuga mu yindi video, ariko hari akantu witwa ngabo Robben yanditse, sinzi umuntu yasubizaga kuri Twitter, mujye mukurikirana social media, reka nkarebe rwose nkababwire ndabonye ari akantu karyoshye no kubwa bareyo. Murabizi cyane ko rwose y'ikipe yitwa Rayon Sports, iyo Rayon Sports imeze neza rwose abareyo babishimye. Muza no kora ibiganiro byanjye mwishimye, donc mukaba mwampesha akanyenyeri kuri YouTube. Ntabwo rega naza ngo mbishushanyeho mbabwire ko iyo nkoze ikiganiro ntabona amafaranga kuri YouTube. $2 tuzaho nyine duke cyane, ariko tuzaho cyane no nk'umu diaspora yo yandebye cyane vraiment akanyenyeri karaza. Ariko namwe mba nabashimishije nkabaha amakuru y'ikipe yanyu. Ubuse nk'ibintu byose mvuze mwari mubizi mwabitekerezagaho. No muntu witwa Mona Lisa kuri Twitter yavugaga ngo where Rayon Sports is heading, ngovuga ngo Rayon Sports irerekeza he. Rwatubyaye out yagiye, Joachim Ojera out yagiye, Musa Eseno out yagiye, Hakizimana Adolphe out yagiye, Ruvumbu out yagiye. Yibazaga ngo Rayon Sports irerekeza he. Ngabo Robben yaje ahita musubiza. Ngabo Robben ashinzwe umuvugizi wa Rayon Sports, akaba arushinzwe byerekeye n'itumanaho muri Rayon Sports, comms babyita comms, communications. Alright, Robben yamusubije ngo heading towards better days after winning 5 consecutive games. Yavuze ngo turerekeza aheza kurushaho cyane ko tumaze imikino 5 dutsinda. You understand the vibes, you understand the spirits. Alright, bitwaye kisi abareyo ndashaka kubakomeza nyuma y'uruvumbu mwakundaga cyane agiye. Impamvu agiye murayumva irumvikana, igihugu kiza imbere y'ikipe. Ekipe ntiyaba nziza ntiyaba idafite igihugu gitekanye kimeze neza. Ntabwo umuntu ashobora kuza kwirakiza inkuru mpimbano mpuha zo gushinja u Rwanda no kubigerekaho ibintu byo muri Congo, kubigerekaho incompetence, ukudakora kw'abayobozi ba Congo, ukaza kwikorera mu Rwanda rw'imisozi 1000 rutekanye bene aka kageni. Icyo gihe ibyerekeranye n'ibyishimo by'ikipe biba bigiye ku ruhande gatoya, tukabanza tukarinda ubusugire bw'iki gihugu cyacu. Mukuru w'igihugu aravuze ngo iki gihugu cyacu gito cyitwa u Rwanda. Hanyuma rero abakinnyi basigaye muri Rayon Sports bafite umukoro ukomeye cyane wo gutuma icyuho cya Ruvumbu kitagaragara. Umutaliyani mu Kilatini yaravuze ngo je crains, yaravuze ngo Timeo naos et dona ferentes. Je crains les Grecs même s'ils m'offrent des cadeaux. Ntinyuma ugira iki kabone niyo yazanzaniye impano. Abareyo mushobora gukomeza gutsinda mugatwara igikombe cy'amahoro, mugasunika muri championnat, mukagira saison nziza kandi Ruvumbu atabigize mu ruhare. Mufite Muhire Kevin, mufite Kanamugire, mufite Charles Bare, mufite Youssef, mufite Arsene, mufite Mitima Isaac, mbega umukinnyi ufite mu mutwe IQ iri hejuru, mufite Mable, mufite Bugingo Hakim, mufite Ganijuru, mufite Serumogo, mufite abakinnyi vraiment, mufite Kalisa Rashid, mufite umutoza mwiza cyane witwa Julien Met. Birashoboka ko sezo yagenda neza. Mu byari binzanya ahangaha harimo no kubakomeza mbahe ikizere cyuko saison ishobora kugenda neza. Kabone niyo mwambo dafite Ruvumbu, muzagura undi mukinnyi mwiza no kurusha Ruvumbu, muzagura abakinnyi beza cyane saison itaha. Ndabakomeje cyane. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura, iyi ni Lorenzo Info. Ngaho rero maze iminsi mumbwira ngo ngaruke kuri YouTube, ni munyereke urukundo kugira ngo nze gukora indi video, ni munyereke ko mu byukuri mwari munkeneye, ni mwandike comments nyinshi, mbatera icyotezo namwe muntera icyotezo cy'ububane, ubundi twitenga amarire twimerere neza cyane. Oh, luxury marum, ibintu bigende neza cyane.
Thank you cameraman. Mbwira izina ryawe kugira ngo nawe ngutwikire witwa nde? Cyubahiro creator. Kuri Instagram yitwa ngwiki? Costa creator. Mumushake kuri Instagram, mumufollowing kabisa, numukameramani wa Chita, arimo aramfasha nawe rero, nawe kabisa mushimire cyane. Ubundi n'abanyarwanda bose ndabizi murankunda kabisa, ibintu bigende neza cyane. Abaza kuzana ngo Lorenzo, ngo ibintu bya politike nguvuze, ngo ntibizakugwa amahoro, hayinye kuri u Rwanda, ku gihugu cyanjye hano. Ku gihugu cyanjye hano. Oya. Ni inshingano mbonera gihugu z'umunyarwanda wese kurwana ku gihugu cye mu gihe cyugarijwe. Umusanzu wa buri munyarwanda ubukenewe. Uwanjye rero urakenewe. Iki gihugu cyacu gitoya uzakiduteraho akaza kutuvugaho ibintu byose yishakiye, akaza kudusubiza nyuma y'imyaka 30 nanjye ngiye kuyuzuza. Tumaze igihugu kibohowe kiri mu iterambere. Nanjye iki gihugu nsangiye nacyo anniversaire yo kwibohora. Did you know that? Navutse muri Mata 94. Igihugu cyabohowe mu kwezi kwa 7. Donc cyabohowe mu mwaka navutse, bivuze ngo iki gihugu dusangiye anniversaire. Bivuze ngo rukuri iki gihugu cyanjye cyitwa Rwanda rwose. Oya. Uzumbwira rwose mbe nguteguje umuntu ugiye kuzandika ngo Lorenzo ngo bya politike ngo ntukazajye uvugaho ngo ugiye gumira mu mikino gusa. Oya. Nzagobyora mu mikino, ariko mu mikino nzaba hariko umuntu washaka kudusubiza inyuma nzakoresha ijwi mfite rwose nanjye namuhada nkubeshye. Bye bye, hasta la vista, ciao.